Amahoro y'Imana nshuti bavandimwe, amahoro y'Imana wakoze subscribe kuri Olivier Media TV. Nyagasani Imana akomeze kuba ifunguro ribahaza, kandi dukomeze kwibuka twiyubaka ku ino nshuro ya 31 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Reba hano ambutiyaje uko bimeze hano Nyabugogo, reba uburyo abaturage batajya bumva amabwiriza ngo bareke imodoka zambuke, bareke nabo bambuka ari uko igihe cyabo cyageze, bitewe n'uko haba hari ibimenyetso bibagaragariza ko bagomba kwambuka n'imodoka zikambuka. Look for few minutes. Hello? Oui. Oui, hello? Hey. Hello? Oui. Hey. Ari. Bye. Nta kibazo. Oya reka nze nyine wowe gusobanurira hano muri gare wese uri nyine wowe uri nje ni hano hari imodoka neza. Reba ntabwo haraza n'ikimenyetso ko abantu bagomba kwambuka, kuko abantu bariyambukira uko bashaka. nk'ubu ngubu bamugonze yavuga ngo bangonze, atari ibibazo. Urabona ko reba nk'aba bari bagomba, harimo priorite y'uko imodoka arizo zigomba kwambuka. Reba muri kariya gatara umugenzi aracyahagaze, ariko abantu bari kwambuka uko bashaka, ariko abantu bagiye bumva amabwiriza ko ndebera no barakiyambukira uko bashaka. Baranasuhuzanya muri zebura korosingi, rwose barasuhuzanya. None ubu ngubu umuntu yakwambuka, urabona ko hajemo akabara k'icyatsi. Ubu ngubu nibwo umuntu yakwambuka, mu gihe abandi bambukaga atari ngombwa. Ni uko biba bimeze hano Nyabugogo. Nta muturage wita ku bijyanye no kuba yagira ngo avuge ngo reka imodoka zibanze zitambuke nanjye ntambuke mbone gukomeza. Reka ni siteresi, kumva ko ari ibibazo. Nyabugogo, ariko umenya atari Nyabugogo gusa, ahantu hose mu mujyi wa Kigali menya nta muntu ujya wubahiriza amategeko y'uko imodoka nimba igomba gutambuka ari igomba gutambuka, igihe cy'abanyamaguru nacyo cyagera nacyo bagatambuka. Nk'ubu bari kwambuka kandi n'imodoka zigomba kugenda. Iby'abanyonzi byo ntawe bivuga, ntabwo baba babyitayeho, kareka baba bigenda uko bishaka.
reba agakiriro bari kwambuka kandi atari bo bakagombye kwambuka. Murebe nyaburyo reba bari babagonze, kubera yuko feruje zagaragaje ko imodoka zigomba kugenda, abanyamaguru bakaba bahagaze ariko bari kwiyambukira uko bashaka. Ubona ko ari ibibazo, ntabwo biba byoroshye. Okay, none ubu ngubu abanyamaguru nibo bagezweho, twakwambuka uko mubibona, nanjye ndi kwambuka. nka fanda bahari ababirebera hafi, ababireba ariko nta kintu yabirenza. Ndebera hano, ndebera. Nyagasani Imana yakomeze kubaha umugisha mu byo mukora byose, muhahe muronke, dukomeze kwibuka twiyubaka jenoside yakorewe abatutsi 1994 ku nshuro 31. Murakoze, Imana ibahe umugisha, ubwo n'ibindi tugenda tubibagezaho nyine uko iminsi igenda yicuma. Thank you very much.